Bra, wahe kuzana igitekerezo cyo kwiba koperative twiteze imbere muhinzi w'ingurube. Sha, ndakwibuka bagutwaye bakunenetse nanjye nsigaye ndimo. N'umugore wakuvanyo amaboko. Niribe gikemura. Yewe, baramujyanye buraka kweli. Cya gitekerezo cyari inkazi. Cyabura rero hari igihe abantu bagira ngo baraguhemukira. Kandi batazi ko baguhaye umwanya wo kwitekerezaho mu bana. Ibyo bishatse kuvuga ko wisubiyeho. Kanesoberaho. Kubera ko nanjye nisubiye. Ahubwo nungutse ikindi gitekerezo. Kuko ubujura nakora ni nk'ubwara kasadi papel. Gute? Oya nari nkabije ububwa bwo kwiba nkafata. Ubu waye kwiba ntufata. Oh my god. Phone si yanjye. Yego ni yawe. Ahubwo se wegize umenye igihe nayitwari. Ibi rero byagiraga ngwere ku buryo kinsigaye niba simfata. Ahubwo se uri tayari kunyiyungaho nka mbere? Sha, niba gufatwa ntaberemo. Yove, muri gereza rero natekereje ko ninsohoka nzashinga koperative y'ibisambo. Cyangwa se y'amabandi muri rusange. Sibyo? Ikajya yiba ikatuvera. Nkaba maze iki? Woza buri umwungiriza wanjye uri na sekreteri ukajya ubika n'umutungo wacu cyangwa wa rubanda. Ahubwo nge nzaba ndi boss wanjye. Ashyira amabandi tuzadukora. Bana y'u Rwanda. Ndabona nakubwira n'abantu nzanira nkabona amamiliyoni y'abantu hano. Oya boss, ntubizi ko dukoreye imbere nka cyaza aho ngaho uraho. Ahubwo boss twihuse uyu bamwita mutombo mukafata ni yafunguye n'umugoroba. Yaziraga icyaha cyo gufata abana Kongo. Uyu bamwita Sari. Avuye mu nsozi irindwi. Azira ku biyobyabwenge. Ariko reka nawe yakorwa. Ubusore baramushinja ku biyobyabwenge. Nta n'ubwenge agira bakamwita Beteri. Umwana wagerageje gusakambura inzu y'iwabo imyaka. Urisha amabanga. Iyo bakamwita utambura tureka zose. Bose babigize umwuga. Bafatiwe ku mugabane wa Sudani. Baye bana muri kontineri. Okay, ndabona musa nkaho mwese mushoboye akazi. Mujye ukashaka rero. Gahunda no kuzongera kubonana nyuma y'iki y'ukwezi munyereka ibyo mwagezeho. Bimeze nta gisambo kijenjeka. Iwawe tayari mujye mukazi. Boss, kama nawe babaye noneho henda kuri. Ayo birababaje. Kuba ukwezi kose gushize bujuru bari kwiga. Ariko mu isanduka yacu hakaba harimo inkoko enye gusa. Ubwo bitababaje ari hehe? Erega umushinga wize nabi. Yabaye narazize ikigoryi ngo ni sekreteri. Ubu se baranabajura nzani cyangwa ni ibigoryi gusa. Ubu se tuvuga ko bari kwibara. Reba nk'igihe tumaze hano, ko turabategereje. Ariko nta numwe uraza. Icyangombwa nuko dufite ikayi irimo amategeko. Uwo riri bugonge. Oh my god. No. Ese wakererewe ubundi uri gukora iki? Yego nibyo koko nakerewe. Nakerewe ndimo kwiga. Wakererewe urimo wiga. Nakerewe ndimo kwiga. Okay, murumva ko uyu mwana we yari afite izindi nshingano arimo kwiba icyaha. Njye murando umujura w'umuhanga cyane. Nta kintu mitaho. Ndakuze. Mba nahise yatwara. Muramubona ko koko ni intwari pe. Ubusambo afite burahebuje. Mu by'ukuri namuhembye nabamuhemukira ate mwana wanjye. Bayo mwerekana ngiye kuguhera agahembe. Mfage rwose. Oh my god. Ese sane bimeze bite kutagaragaje umusaruro wa muri koperative? Man, iki bintu byo kwibana rabiri. Wumve ko na nyuma ya ukwezi gushize mwe muri kwiba. Ngiye nagiye ku gice ubu ndi muri korali. Ngo ku gice? Ku gice nyine. None se bwo ibyo boss arabisha. Nakubiye ibyo tubyihorere kuko igihembo cya boss ntacyo nshaka. Ahubwo iyi nama ndabona iri buze gutinda, reka mpamagare mu rugo banyanurira imyenda. Oh my god. Man, komboza telefone yanjye. Uze telefone yawe? Kare yabigiye hano hari ibisambo birahari. Ariko nta muntu waba utwaye iyo telefone. Ahubwo nimba uri kuvuga ngo ubuze telefone yawe, reka nihagurukire mutaza kuyikiraho. Oh shit. Oh my god. Ntakira hamagara nari nkikisha. Wagira ngo ushime kwa nusese. Zongere mubone hano. Ako nyende ku gice tu. Yesu. Na wundi wakererewe ngo mbanze muhe ibihembo bye. Ntabyumvise ko nawakererewe. Ahubwo se wowe wamwaje ari burya. Oya niwe wambaye agapira k'umutuku. Ntawe. Oya nyuma yo gushyanuka itegeko 367 urwego akanyenyeri kwiba birakugoye. Kujya kwiba wagera mu cyumba cy'abakobwa aho kugira ngo ukore icyo kujyanye ukajya kuborosora kugira ngo urebe ko baraye bambaye. Ibyo bikakumarira iki? Boss, nawe ari wowe. Irari ryakwiba. Ushatse kuvuga ko nanjye nakora amakosa nk'ayo ukora. Oya. Irindi tegeko rya kabiri rirakugoye. Ubwo se hari ubundi busobanuro waba ufite? Ndabufite. Nuko ndi kwisobanura ukamana. Bishatse kuvuga ko uri kugerageza kuderanja ubuyobozi. Cyakigambiriwe sha. Irindi tegeko rya gatatu. Oh my god.
muto mu mutoka mbare n'ubu my God. na gatandatu biraguhana ibintu byose n'ubigeze kuri twe ejo bundi saa 3 za mu gitondo ku itariki 16 z'ukwa kane 2024 n'ibyo imbaho 80 ibitenge 70 n'umufuka w'isukari ariko muri ibyo byose twabonye imbaho wabishyize nyine boss nakubiye ku bukene ari mfite wirenge my God. itegeko rya munani riraguha ari naryo yigukura he mu kazi uriya muginga ntanyiruke ndiramurebe reka nzajya kwibirya heneye Jesus is Lord. Oh shit. Yes. Oh my God. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Yes. 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 kandi nagisambo we kinyuye nanga ya nicaye hano kuva mu gitondo keretse niba ari wowe uhaciye ari gahota ihene yanjye barayibye kandi ihene yanjye nayiguze ejo mu gitondo ubundi si ihene ni yawe cyangwa nawe niyo wibye Oh shit. njyewe ariko niyo niguriye rwose vuga ngo niyo twakwibiye kuko muri koperative cyagiye twiba twagusigiye ihene enye ubwo niba bitijemo kamwe ubwo ngubu ni ikintu gikomeye ibyo tubyihorera uzi ishati yari yambaye umujura amashati ari natwe My God. ishati se ako si umuvandi kuba ibyara indi shati ngira hano muri uno ishati ubu wari gutaha nanjye kandi turahaha muzanye nyikwahurira aka kanya tugenda tubafasha ubinyishyira hasi kiri bugende kuko ntabwo tugenda nagikanyaga Oh my God. yewe ijwi si rya mutombo mutoka mbarera aha niwe niwe uri mu mufuka sumari iki banjye ngo bamaze gukina ndanga none banjyanye mu mufuka warasaze ukabona inkunga muri iyi nzara ukayirengera wari se nka kwihera n'amahirwe mwana nabonye waba unkoreye pe numvise ngo bari gutanga n'ibintu byiza wankuramo se nawe bakwihera n'amahirwe ukagenda ukayafata No, 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 no. This moment that he knew. boss kutihuta ngo ujya kuma iyo nkunga uri kugira ngo iyo nkunga nze gusanga bayimaze abandi uravuga narajya no kukura